Iri ni ijwi ry'ububyutse muri Afurika hagati. Buri wese ufite inkomoko mu biyaga bigari, nawe wumva cyangwa ukavuga Ikinyarwanda cyangwa Ikirundi, utegure kwinjira muri gakondo yawe. Urinjira ute? Urinjizwa nande? Urinjira niki? Ibisobanuro uzabisanga mu masengesho azajya aba buri wa gatandatu, buri wa kabiri na buri wa kane, saa 3 z'ijoro mu biyaga bigari n'i Burayi. Ni mu nsanganyamatsiko igira iti dutabara Uwiteka, dutabarane nawe. Turabisanga mu Bacamanza ibice 5 n'umurongo wa 23. Uhawe ikaze risesuye. Yesu Kristo nashimwe cyane. Haleluya. Nongeye kubasuhuza, ndabaramukije muri iryo zina risumba yandi mazina, izina twahawe kugira ngo turiboneremo agakiza, izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo w'i Nazareti, jambo w'Imana. Imana yafashe umubiri ngo ibane natwe kugira ngo abone uko azava amaraso, kugira ngo abone uko azababazwa, kuko ntago yari kubabazwa akiri jambo. Rero uyu n'umunsi nanone Imana yaturemeye, ni tariki 18 ukwezi n'ukwa gatandatu, umwaka ni 2024. Ikaze rero kuri mwese, nkuko bisanzwe harabo duhuriye kuri uyu mwami w'abami, umucunguzi wacu, umukiza Yesu Kristo, ababirimo neza rwose, cyangwa se abashaka kubijyamo nubwo biba bigoye, ariko bafite ubushake, bafite kubishaka, bafite kubikunda, bafite kwizera nubwo kwa bari gukeye. Abo ngabo mbahaye ikaze bwa mbere. Abandi mbahaye ikaze nabo ngabo bagoswe cyane cyane n'amadini. Bene data, amadini niyo agose, amadini niyo arimo kujyana abantu ikuzimu, amadini niyo ibikoresho by'umwanzi bijyana abantu ikuzimu, nibo Satani akoresha. Ndetse no mu bazatoteza abakristo ubukuri mwitoteza, ibyo bita persecution, nta mupagani uzatoteza abakristo nyakuri. Nabo banyamadini, nabo ngirwa abakristo bazatoteza bagenzi babo, kuko nibo babizi. Rero abo ngabo nabo ndabakiriye, ariko nakiriye cyane cyane abarimo kumva mu by'ukuri idini nta kintu ririmo kubamarira. Abo bashaka gutoroka bakaba barimo kubura uko batoroka, abo nibo muri aya masengesho bazagirirwa umubare. Abo nibo bagiye gutoroka iteka ry'igihinomu, kuko bo bafite urubanza inshuro ebyiri. Bazi Yesu n'ijambo, baranize teologiya, bazi n'ibintu byose byinshi, byo nibyo bizabacira urubanza, kuko uzi byinshi azabazwa byinshi. Uko niko bimeze, niko formule imeze. Biranababaza cyane ko nibo benshi, abanyamadini nibo benshi, ariko ijambo ry'umwami wacu Yesu byavuye mu kanwa ke rivuga ko inzira yifunganye, ngiyo tunyuramo, ngiyo dukanda buri munsi, ngiyo inzira irafunganye, nta kindi kintu winjiranamo. Iyo utangiye ibintu byo gufata ibintu byose ngo byawe, ngo by'isi, ngo ugashaka gushyiramo ngo wowe ngo maze ngo munyure, ngo mukurikire Yesu. Gukurikire Yesu nibyo bikamere byawe, gukurikire Yesu nibyo bintu byawe byose birwanirwamo, ushaka nibi nabariya naba nutu naturiya, ntago muhitamo. Ntabwo bishoboka. Nuvuga ngo nawe ubwawe nanjye ubwanjye kunyuramo birankanda, nkanswe kugira ikindi kintu gerageza kwinjiranamo. Rero yarabivuze ati ushaka kunkurikira yiyange. Ngaho abiyanga ni bangahe muri iyi si? Abemera guhara byose bakamukurikira ni bangahe? Babari rwose, umuntu ashobora no kubabara. Ubu ngubu abari paradizo biyanze, babonye ubugingo, bagatera isi umugongo, ni bangahe se? Ubu ngubu muri iki kinyejana, muri aka kanya ndimo kuvugana namwe, ndimo kuvugana nawe w'umukristo wowe, kandi ndabizi ko ushaka Imana. Urayishaka nk'umutunzi, wa musore w'umutunzi. Yaravuze ati ibintu byose narabyujuje. Urumva neza mwigisha? Ati ngo iki? Umva, amategeko ariyo yose Mose yatanze, yose yakurikiza à la lettre. Okay? Ubu se ni iki kintu karishigaje? Abakene nirwa mbafasha kuva mu gitondo kwiza nijoro, nta mupfakazi nyuraho, nta mfubyi nyuraho. Yego ko mwigisha, ngaho ngenzura, ndebe ko mbonamo ikosa, ndebe ko mbonamo icyaha.
Yesu ngo aramureba aranamukunda cyane, niko Bibiliya ivuga ngo aramurebye amugirira impuhwe, amurebye ukuntu arimo kwiyesura, amurebye ibintu arimo kwirata, amurebye ukuntu ashobora kuba yaranazi no gusobanura cyane. Amubonye uwo mutima afite wo kuzuza amategeko ya Mose, yego, amurebye n'ukuntu koko kandi byose ndakubwiza ukuri ngo yarabikoraga. Yesu aramureba ati harabura kimwe. Iyo ubwiye umuntu rero ngo hari ikintu habura cyangwa hari ukuntu yabikoze cyangwa hari ukuntu yabyishe, mujyanayo ati harabura kimwe. Abari aho bose ngo bifata neza kugira ngo bumve ikibura, kuko umutunzi baramutinyaga cyane kandi yaramaze kwisobanura imbere y'abantu, dore ko abantu bakunda kwisobanura imbere y'abantu. Ushigaje kimwe gusa, genda ugurishe ibyo ufite zose, ubihe abadafite, genda ugurishe ibyo ufite byo. Ntabwo yamubwiye ngo inzu imwe usiga indi, imodoka imwe usiga indi, igare usige moto, no, yaramubwiye ngo icyo kimwe ubura, genda ugurishe ibyo utunze byose, ubone uze unkurikire uri free. Umwami Yesu ngo agiye kubona, ngo abona mu maso ye harahonze, guhonga nk'isashe ikubiswe n'umuriro. Niko bimeze rero. Aka gakiza tubabwira twebwe dufite inkovu zako. Ndavugana n'umuntu kandi hano niyo mpamvu Pawulo yabwiye Abagalatiya yarakaye, ni ukuri, kandi uriya mugabo ndamwumva rwose. Ati ntimukajye muhora munkinisha, ntimukajye munzunguza, ntimukajye mwibwira ko ibi bintu ndimo gupacapasha. Nge mfite inkovu za Kristo ku mubiri wanjye, mu bugingo bwanjye, imbere ndani n'inyuma harimo inkovu za Kristo. Ntabwo inkovu ishobora kuza utarakomeretse, kandi ntabwo igisebe gipfa gukira gusa, hari ibimara igihe, hari umuntu uvugana nawe. Abo rero bashaka koko, abo bashaka kurekura, abo bashaka kugurisha ibyo batunze byose kugira ngo bakurikire Kristo. Nushaka kumubeshya ngo hari utuntu mbitse cyangwa hari ukundi kuntu umeze, ngo hari undi bumukwepere, ngo napfa kuvuga Yesu gusa kandi ngo uvuge ngo amina ngo ndamukorera, ntibishoboka. Agusubiza inyuma ugasibira. Reka mbabwire, inzira irafunganye. Niyo mpamvu muri aya masengesho buri wese utega amatwi uri live hamwe nanjye aka kanya, n'undi uzabyumva kuko biri kuri YouTube, azashima Imana ko yaje muri aya masengesho, kuko impamvu igiye kuzamwigaragariza icyamuzanye muri aya masengesho, icyakuzanye muri aya masengesho, ikizatuma uyumva uzakibona mu izina rya Yesu. Uyu munota wandike, uyu munsi wandike, uyu munota isaha ubyandike. Aya masengesho afite ba nyirayo, niyo mpamvu niba uyumva na yawe uri nyirayo. Haleluya, 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 haleluya. Afite ba nyirayo, afite abazayumva. Atari kuvuga ngo kuyumva ngo abantu ngo babaye magana, ngo babaye bangaye. Icyo mvuga ntago ari icyo. Afite uwo yagenewe. Hari uwo Imana ishaka gukiza kugira ngo ihite inamwinjiza no mu mirimo. Niko abagiye gukizwa ubu ngubu bigiye kumera. Ntago bazegera bamara imyaka bagirirwa umuntu nk'imyaka 2, 3, 4 umaze rekasha. No gukizwa ukatswamo umuriro w'Umwuka Wera, Imana ikagushyiramo ijambo ryayo utagombye gusoma. Aya masengesho afite ba nyirayo. Hari ibyo agiye gukiza rwose, ni ukuri. Hari abagiye gukiza, yego, hari n'ibyo agiye gukiza. Rero mbahaye ikaze. Ariko ubwo umaze kumva Yesu Kristo ukaba watangiye kwizera, ni amahoro, kuko niturangiza turakora isengesho ryo kwinjizwa nyine, ryo kwatura, kuko niba warangije kwizera ni amen. Ariko ugomba no kubyatura, kuko kwihana ni ingingo ebyiri, ni mu mutima, haleluya, mu mwuka, kuko nibwo kwizera. Niyo mpamvu mumbabarire,
niyo mpamvu ngo urizera bikaguhaniza no gukiranuka. Iyo wizeye tayari uba watangiye kuba connected n'ijuru, ariko ugomba no kubyatura kugira ngo agakiza kagira agaciro, agakiza kuzure. Yo, haleluya, haleluya. Bimeze neza. Nukuri ndashimira mwebwe mwese, ndahisha umugisha mwebwe mwese abarimo kunyingingira uri ku buhanga bw'ibyuma. Mana yanjye ntimukajye mugira ngo ibi bintu ni imikino, ni intambara, ni urugamba, ni intambara kandi idafatika, itarimo ku ariko biba ari intambara. Rero ndabakiriye mwese mu izina rya Yesu Kristo. Uyu ni umunsi wa kabiri w'amasengesho yacu. Buriya ni operation Deborah, ni Deborah operation, kuko turi mu gitabo cy'abacamanza ibice 5. Haleluya. Ariho umurongo wa 23 uvuga ko tugomba gutabara Uwiteka. Mwenda atani wambajije atariko ibintu ni bizarre. Abantu batabara Uwiteka, uwo Uwiteka wabo ko ashobora kuba afite intege nke. Turamutabara disi we, kuko n'Uwiteka Nyiringabo. Hanyuma dutabarane nawe rero, kuko agomba kunesha already. Atari yanarwana buriya aba yaratsinze urubanza. Ye baba we. Turi rero mu bacamanza muri intambara. No kuri iyi ntambara kuva mu itangiriro kugeza mu byahishuwe, niho ubwoko bw'Abayisirayeli, abana ba Isirayeli, imiryango 12 y'Abayisirayeli ijya mu rugamba. Ndavugana n'uwiteguye kumva kugira ngo we yumve kabiri nkuko Dawidi yavuze. Mvuge rimwe wumve kabiri cyangwa gatatu cyangwa 10. Aha turi kuko murabizi ko ejo bundi natangije intambara rwose ku mugaragaro. Icyo byakoze ndakizi, uzambwire ngo ubuhamya. Natangije intambara babandi bashaka intambara ngo ibifatika, babandi bahahamutse, babandi banavuga ngo biri ariko biri hirya intambara. Nasobanuye ubushize ukuntu Abanyarwanda n'Abarundi ngo barashaka intambara cyane, barashaka intambara. Mu by'ukuri biterwa n'uburuhe no guhamuka. Ntago bazi ibyo bifuza, ntago bazi ibyo bifuza ibyo ari byo, kuko matwi y'abantu agiye gucura injereri. Ababyeyi bazasigara bazaba bikoreye amaboko, abana bazasigara bazaba ari imfubyi, imiryango igiye kuba decimé. Umva ibyo wifuza kandi bigomba kubaho. Ibyo wabona gasi byo uzongera kubona, uko wagenda gasi kuzongera kugira, uko wavuga gasi kuzongera kuvuga, abo mwavugana gasi bo muzongera kuvugana, abo mwari muri kumwe ari nayo mpamvu mumbabarire, ari nayo mpamvu reka mvugane n'abayishuwe muri aka kanya. Buri muyishuwe wese agomba kuba arimo kuzunguzwa, kuba arimo gupimwa, no kujegezwa ngo asigaye rimwe nka cugusa. No kuvuga ngo buri wishuwe wese uyereye kuri ge turimo gucuguswa, turimo gucuguswa nk'igiti ucugusa kugira ngo urebe ibyeze bigwa, ibyeze biragwa. Ariko hari n'ibihamaho bitari byera. Aho ngaho hagati hari nuance, hari ibintu byo gusobanura, ntabwo ari byo nshaka kwinjiramo. Nuvuga ngo buri wishuwe wese buri wishuwe wese, niba utarimo gucuguswa, niba utarimo kunyura mu bintu bikomeye, ushatse wabivamo. Buri wishuwe wese gusa icyo ndimo kubikundira nuko nzi neza ko buri wishuwe wese yafunze imiryango, kuko utafunga imiryango utari bufunge. Reka mubwire Yesu we, ni byiza ko urimo kuzunguzwa, urimo kugeragezwa, uri mu tuntu n'utundi. Ni byiza rwose, birakwiriye. Nanjye nuko, nawe nuko, nawe nuko. Ariko bitaguturutseho, atari wowe wafunguye imiryango, ndakwinginze, ndagusabye, nzi icyo mvuga, please, ndakwinginze kuko turimo gucungwa mu buryo bwo hejuru, turimo gucungwa. Sorry, reka ngezaho.
reka ngezaho ya ariko abarimo guterwa twafunze imiryango, abarimo guterwa turimo kureba imbere, abarimo kugeragezwa turimo gusingira icyo twasezeranijwe, haleluya, abarimo kugeragezwa twicaye deja muri gakondo yo mu ijuru, twicayemo gakondo yo mu ijuru, abayicayemo. Iyi si sivuze iki? Imana nibikubwira ko wanditse mu gitabo cy'ubugingo, reka kubera ko yampamagariye ibintu birenze ubwenge bw'umwana w'umuntu nyine, buri mwanya cyokora nibyo ahora ambwira, wanditse izina ryawe riri mu gitabo cy'ubugingo kandi ntabwo nzarisiba, kugira ngo nyine nyire courage. None ari wowe se, ari wowe koko, ari wowe waba umeze utya ukaba utazi ko uri mu gitabo cy'ubugingo, ugakora ute? Courage kava he? Ayiye, kandi akongeraho akangaka gakomete, sinzagusiba. Yavuze atyo, mbazi ko hari igitero wenda giturutse i Burundi, turutse mu Rwanda, turutse muri opposition, giturutse mu banyamadini, haba hari urutero rwa kirimbuzi ruje. Yambwiye ati iki? Nzabana na Yesu. Yesu yakubwira ngo nzabana nawe ubuziraherezo, ukagira ikintu wikopa koko. Ko niyo mpamvu abantu bitwa abasazi. Ndabona baranagabanije ko nyita umusazi. Nimukomeze courage, mugire courage. Nguki iyo rero bivuzwe gutyo nkuko arimo kubimbwira uko haba hari ibitero nyine. Ibitero bizwi na nyirabyo, bizwi n'uterwa, bizwi n'uwo bigabwaho. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe ko ari dutsindishiriza muri Kristo Yesu. Uyishuwe rero urimo guterwa rwose, ariko biraba ari atake yuko ntuza yakubonye ko wagezemo, biraba ibyo uraba utaramufunguriye, umutima wawe urabe wera yawishuwe we. Aho ko karakabahishuwe, ariko n'abandi nuko. Haleluya, n'abandi nuko. Nukuri buri wese yiboneze, kuko kine gihe cy'amahina. Mbabeshye rero buri gihe ngo mbavuga ibintu bikura abantu umutima, ariko ijambo ry'Imana niba ari gukura umutima, niba ari ubusanzwe ntawe, kuko ubundi ijambo ry'Imana ryaje rikikubita aho ngaho kuri icyo nawe ubundi niba rigonga kamere, kandi kamere ishaka guhagarara ngo ikomeze yeme, ntabwo byakunda. Rero ndabakiriye uyu ni umunsi wa kabiri, kandi uyu munsi turafata umwanya wo gusenga. Reka rero mbabwire nukuri, yewe ibintu birakomeye. Ndizera ko abenshi muri twe dufite abana, abanyumva live ubu n'abandi tuzabana bazabyumva, bazakurikirana aya masengesho nyuma. Ndumva benshi dufite abana n'abuzukuru, ndumva n'udafite abana afite abarumuna be cyangwa abakuru be, ndumva afite ababyara be, yego, afite inshuti ze zifite abana, yego. Ndumva ikintu cy'abana ubu nicyo tugiye, kuko nicyo nahawe mu by'ukuri byanje imbere. Iyo rero binje imbere gutya biba bishaka ko hari igikoreka, hari abana bagomba kurokoka. Kubera iki bene data bakundwa? Kubera iki hari abana bagomba kurokoka? Kubera iki? Tega amatwi wumve. Ni inteko yari igamije kwisuzuma bareba ibyagezweho mu myaka 30 ishize. Urubyiruko rwabanje kuganirizwa ku mateka y'urugamba rwo kubohora igihugu n'ubutwari bwaranze abari bafite imyaka nk'iyo bafite uyu munsi. Bagirwa inama yo kwita ku Rwanda no kutazatanga igihugu mu maboko y'abashaka kugisenya. Babwire ngo ntimukajye mukunda ubuzima bworoshye. Icyo mbabwira abana bacu, aho niho mpereye hambere, kutagamburuzwa n'ibikomeye. Mujye mugira resilience. Izo ni zimwe mu ndangagaciro zaturanze. Iya mbere no gukunda igihugu, ukaba wakitangira. Bibaye ngombwa ukagenda ugapfa. Iyo upfuye twebwe twemera yuko icyo gihe wagiye mu ijuru. Babwire ngo ntimukajye mukunda ubuzima bworoshye. Icyo mbabwira abana bacu, aho niho mpereye hambere,
utagamburuzwa n'ibikomeye, ujye mugira resilience. Izo ni zimwe mu ndangagaciro zaturanze. Iya mbere no gukunda igihugu ukaba wakitangira, bibaye ngombwa ukagenda ugapfa. Iyo upfuye twebwe twemera yuko icyo gihe wagiye mu ijuru, ariko ubundi utazapfa we ninde? No kugira ubwoba nta nicyo bimaze. Ya kabiri nuko kunamba, ukanamba ukavuga uti ikintu yiyemeje nzakigeraho, ntimukajye mugamburuzwa n'ibibazo. Bene data bakundwa, yewe nyamuneka namwe muriyumviye mwiyumviye uyu, kandi uyu ashobora kuba afite nk'abana cyangwa bari umunabi cyangwa abana ba se babo cyangwa ba sekuru cyangwa ba nyirasenge. Uyu nguyu mu by'ukuri, ariko ni mumbabarire munyumvira abantu b'abanyarwanda. Iteka ni intambara, iteka ni abagiye kubibambura, iteka ni abagomba kupfana nabo, iteka abana bababwira ko bagomba gupfa, ngo baboza ubwonko bakababwira ko abahutu bagiye kubambura igihugu. Aba bana ntabwo bazi iby'intambara, bavutse base barafashe igihugu, nta kintu na kimwe base bakoze cyo kubarengera, ahubwo bakomeje kumena amaraso kugira ngo bakomeze nyine bababwire aya magambo. Amaraso base bamenye, barimo barabwira aba bana bati nimwuzuze imigambi ya Satani kuri twe, kuko twarababyaye, nimwe mugomba kutwishyurira. Twebwe hari icyo twariye wenda nubwo byari iki ya, ariko mwebwe aho kugira ngo mukuri muzangane natwe, namwe mubyare. Ntibishoboka, ntabwo dushaka kubyemera. Mwebwe nimupfe mutaranashaka, nimupfe. Noneho dayimoni abahaye n'isezerano, dayimoni abahaye isezerano. Dayimoni abahaye isezerano ati edayere nimunapfa nimupfe ku bwinshi mwo gutanga igihugu mu maboko y'abahutu bataye umutwe, kuko nimupfa mupfiriye ibyo twagezeho tumenya amaraso, nimupfa mubungabunga ibi ngibi bishashagirana by'amaraso y'abanyekongo, by'amaraso y'abahutu, by'amaraso y'abatutsi, by'amaraso y'abazungu, by'amaraso y'abatwa, by'amaraso y'igihita n'ikidahita, by'amaraso y'igihumeka cyose. Dore ibi ngibi twakoze byavuye mu maraso. Nimwe mugomba kubibungabunga, nta kubibungabunga kundi. Rero namwe amaraso yanyu agomba kumeneka. Ariko ndimo ndibaza umusazi ninde? Utagira ubwenge ninde? Aho nuraga umwana gupfa akamuhimbira n'ijuru azajyamo. Jesus, umubyeyi muzima cyangwa n'umusore ntago mbizi, ariko n'abakuru barabivuga, barabivuze. Urubyiruko impamvu ni iki? Urubyiruko nuko Satani mu mihango baba barakoze kugira ngo babone igihugu banakiramemo, kuko Imana yari yarabahaye amasezerano barayica. Aha, ibyo mbizi neza. Noneho Satani bishingikirije rero iteka n'amaraso ashaka, kuko amaraso, ubugingo bw'umuntu buba mu maraso. Ndetse n'ikimenyimenyi Yesu niyo yamenye, yatanze ubugingo bwe kugira ngo ubwacu tububone. Amaraso yacu niyo aba mu bugingo. Yemwe dore ngaba nukuri bari imbere, barahagarara imbere y'utwana tw'uduhungu n'udukobwa twavutse muri 2000 cyangwa muri 2005. Bati rero hari abantu bashaka kutwambura igihugu, twararushye, twebwe twarakiruhiye, dore ukuntu bimeze, dore n'imihanda n'amazu n'ibiki, murarya mukaryama kandi muranabyibushye, muraniga neza. Ariko hari abantu bandi bashaka kubambura. Mwitegure gupfa, kandi nimupfa muzajya mu ijuru. Ijuru FPR yahimbye, noneho yarihimbye pe. Yemwe bana barababeshya. Babyeyi mwe, ntago ari ngombwa ko mubisakaza, si ngombwa ko mubivuga, si ngombwa ko mubigira gute. Muvana abana bantu muri icyo kintu cya prise aba bagome babashyizemo ko bagomba kubapfira, ngo ko bagomba kumena amaraso, ko bagomba kubohereza muri Kongo gupfa. No, kubera siki
no reba umubyeyi ukuraga ngo umubyeyi gito akuraga imyenda sinzi n'ibindi ababo bararagara amaraso abana mwabyaye koko murabaraga amaraso murabaraga gupfa murabaraga kumena amaraso kuki mutabaraga Yesu koko ngo ababesheho abaremera igisekuru mwabyumvise ariko ababyeyi mubihererekanye musengera abana banyu Imana ishimwe kubwaya masengesho. Ni inteko yari igamije kwisuzuma bareba ibyagezweho mu myaka 30 ishize. Urubyiruko rwabanje kuganirizwa ku mateka rugamba rwo kubohora igihugu n'ubutwari bwaranze abari bafite imyaka nk'iyo bafite uyu munsi. Bagirwa inama yo kwita ku Rwanda no kutazatanga imyaka nk'iyo bari bafite. Ariko ndimo ndavugana n'abantu kandi bazi ubwenge. Imyaka nk'iyo bari bafite urumva ubwo ni venisenge ariko mana we ariko kuki abanyarwanda batavuga amahoro ariko kuki ababyeyi badakunda abana babo ariko ibi ni ibiki ariko umuntu w'umubyeyi koko arabwira umwana bati icyo nakubyariye urumva neza no kugira ngo upfire amazu n'amamodoka na kaburimbo icyo nakubyariye no kugira ngo upfire system yapfuye nabi no abana rero niyo amprise nicyo kintu babashyizemo baboza ubwonko ngo kuva muri primaire bakabashyiramo ibintu bakabatekeramo ibintu bakababwira amateka apfuye bakabica bari abana barabishe ariko wowe niba umufite mu uwo mwana ndakubwira akantu ko gukora rata ndakubwira akantu ko gukora niba ufite mu uwo mwana bashyizemo ibyo ngibyo ni umwana wawe afite ADN yawe umutandukanye na ADN z'ababicanyi umutandukanye nazo noneho umwigarurire noneho umubohoze noneho numara kumubohoza Yesu aramucira icyanzu niko bigenda yes igihugu mu maboko y'abashaka kugisenya. babwire ngo ntimukajye mukunda ubuzima bworoshye. Icyo mbabwira abana bacu aho niho mpereye hambere kutagamburuzwa n'ibikomeye. Mujye mugira resilience. Izo ni zimwe mu ndangagaciro zaturanze. Iya mbere no gukunda igihugu ukaba wakitangira. Bibaye ngombwa ukagenda ugapfa. Wapfuye wowe se. Iyo upfuye twebwe twemera yuko icyo gihe wagiye mu ijuru. Kandi ijuru murumva mu babyeyi mwe ijuru aba bagome bavuze ni rya FPR ririya ryo kumena amaraso ririya ryo kurimbuka aba nta juru bagira batanga. Ijuru turyinjizwamo na Yesu Kristo w'i Nazareti umwana w'Imana wapfiriye abantu bose. Niwe ufite urufunguzo rw'ijuru Yesu Kristo. Urumva ukuntu baba babeshya abana umwana babwiye bati urapfuye mu ijuru ahita yiruka urapfuye mu ijuru ageze irihese ryandise ari umwana w'umwicanyi atarikirijwe we ubwe ngo yitandukanye n'ubwo bwicanyi bwase babwire ngo ntimukajye mukunda ubuzima bworoshye. Yegora icyo mbabwira abana bacu aho niho mpereye hambere kutagamburuzwa n'ibikomeye. Mujye mugira resilience. Izo ni zimwe mu ndangagaciro zaturanze. Iya mbere no gukunda igihugu ukaba wakitangira. Bibaye ngombwa myaka 30 intambara. Iyo upfuye twebwe twemera yuko icyo gihe wagiye mu ijuru. Toka Satani. Kuki imyaka 30 ababyeyi babyaye ari gupfa gusa kuki bategeze bashaka igisubizo cy'amahoro kuki
kubera iki ntago bashobora kwemera amahoro kuko ntago bashobora kubona amahoro batemeye umwami wayo ya nuko bimeze Yesu Kristo niwe mwami w'amahoro niko bimeze niwe mwami w'amahoro nuvuga ngo babyariye ubusa babyariye ubusa niba batinyuka kuva ku mugaragaro bati bana bacu rata niba gakunde kubaho ariko bababyeyi Imana yanjye mugiye mukunda gukenyuka gusa uko ungana uko itegure gukenyuka itegure gukenyuka mwana wacu rata ntimukajye mubaho n'ubuzima bworoshye mwitegure gukenyuka sinzi na potre umwe ati ngabo baraho gusa bararya ice cream gusa inzobe zitose ziraho ntabwo barimo gushaka kujya mu gisirikare ngo bajye gupfa kugira ngo barinde bino bizu n'ibizagabaga arangwa apotre ari apotre my friend ari apotre yuko Rwanda gushije ishyano ntago ari ishyano ariko vocabulary ntayo ariko ubundi utazapfa we ninde no kugira ubwoba nta nicyo bimaze hari ugupfa no gupfa wamwicanyi we hari ugupfa no gupfa yakari nuko kunamba ukanamba ukavuga uti ikintu yiyemeje nzakigeraho nimukajye mugamburuzwa n'ibibazo yo nukuri n'abapastori bati mupfira igihugu kuko ibisambo biricaye birarya byarubatse n'amanyanga gusa yuzuye igihugu igisubizo bari bafite abo bitirwa izina ry'Imana ntacyo bakoresheje imbaraga bari bashoboraga guhabwa ntazo bahawe nabo binjiye mu mujyo waba wo kuvuga ngo abana murabafite beza bareba b'imibiri yombi ibikara bitsitse b'inzobe z'imiyumbu ya murabafite rwose murabafite n'ukuri ariko ndimo kumva afite umubyeyi akabwira umwana we mama shenge uri muri segonderi buriya icyo nakubyariye ni ugupfa kandi abona ubuzima bw'abandi ubuzima bw'abandi none se nakubyariye gukenyuka ngo iki ayiwe nakubyariye gukenyuka se uzi kubwira umwana wawe ngo nakubyariye gukenyuka umwana wabyaye oh no ku mugaragaro ntacyo bagihisha ngo nemwemera abantu babambura igihugu n'ibikisi igihugu rwose ntibakibambure kuko fase hari icyo bitwaye yemwe ntacyo urumva natwe twari dufite imyaka yanyu yega fandi samahani natwe turwanira igihugu cyane ariko ntimwemere ko bakibambura yenga fande ayiwe yamamaye hose inkuru yakwiriye hose inkuru barimo kwiyahura kandi inkuru yamenywe na bose kubwoko bw'Imana bwaguzwe kubwoko bwawe bwagambaniwe cyo nimundera neza bizera bose ntirize musabire mategeko y'abamedi n'abaperesi
nimutuze mubishyire no mu bwenge no mu mibare hose umva mujyane no mu idini hose mugende muzengurutsa mwumve ukuntu ibi bintu birenze amahano ibyorezo ni désastre fléau epidémie calamité nta vocabulaire ntayo ababyeyi barimo barabwira abana ko bababyariye gupfa bati twababyariye kugira ngo mube mufite imyaka 20 noneho mujye gupfa ngo hari abantu bashaka ngo kubambura ikisi barabambura ikisi siyo mivumo bose babibambuye byabamarira iki ko ari amaraso arimo gutaka ko ari amaraso arimo kurira ko ari amaraso arimo kuboroga amaraso yabo mwishe banganaga nabo ngabo nanone murimo gushaka kwicisha iyo amarira y'abapfakazi n'imfubyi mwapfakaje mukagira imfubyi ari nayo mpamvu mutinyuka kuvana mu kanwa kanyu mubwira abana babicaye imbere abana ngo mwitegure kujya gupfa ababyeyi mufite abo bana bari bicanye bahagarara imbere urumva ukaba ufitemo uwo mwana wabyumvise ugomba kumuvidura ibyo ngibyo biravidurwa rwose ariko ubanyuze wakire Yesu mwami n'ubucunguzi kugira ngo ijuru mube connecte kugira ngo rikurengere rikubwire nuko ugomba kubigenza n'ukuntu warengera umwana wawe nubwo yewe abadakijijwe none ukamwinjizamo ukamumira kuko muhuje ADN muhuje amaraso nkubwiye ikintu simbizi menya mwese barabahubitse nicyo nsaba niba ngutonyo niba undwakaye kemera ku nicyo nsaba nanone ejo nk'iki gihe zabwira umwami icyo nsaba zabwira umwami icyo nsaba nanone ejo nk'iki gihe nanone ejo nk'iki gihe zabwira umwami icyo nsaba zabwira umwami icyo nsaba nanone ejo n'iki gihe uyu munsi niki cyaje kandi umwuka kizanye kubw'impamvu ikomeye mubyeyi wowe nakubwiye ngo mubyeyi wabyaye niba utarabyaye ufite mukuru wawe nyokusenge nyokorome nyogokuruza ufite babyara bawe kandi muri mu Rwanda hariya muhunze muri prison free prison iri hariya free prison yitwa Rwanda National free prison gihugu witeka yavuzeho amagambo amaze kuyavuga Satani ati urakoze rekanza nanjye nkiyore maze nkisaba yangishwa gusa abantu biyahure mu gupfa gusa ibikenya gusa ibikenya nibyo ndashaka gugotomera amaraso y'ibikenya abasore ngotomera abasore amaraso yabo nyagotomere kandi nyahawe nabase ayiwe idruware gari nzaba nyahawe nabase kuko nabase nabo bayahawe nabase ngo iki ndimo ndavugana n'umubyeyi hano kuko urimo kubyumva hari impamvu ubyumvise na mugenzi wawe udafite n'uburyo wenda yagira hari n'ukuntu wagafata kuri telefoni ukakumvisha umugenzi wawe uri ahantu nyakizo ngo iki uti yes uti twamenye igihugu reka mberurire mbonye narigeze no kwivuga igihugu nukuvuga ngo FPR yarabatanze mwese noneho ikunda ndese
maze nayo ubwayo ntago yikunda iyo arabatanze mwese amaraso ngagomba kumeneka ngo kugira ngo abahutu badatwara igihugu ariko abahutu baratwara igihugu ki si imivumo yo kumiragura bose baba bayoraguye iki baragitwara se baraba bakejeje igihugu baraba bakejeje se baratwara iki se barabibambura gusa ngo kugira ngo nabo ngo bisanzure biganzure nkuko nabo namwe mwiganzure nkuko nabo barabiganzure n'abandi bongera biganzure mwiganzure ngo ni umugabo undi nawe ngo ni umugabo kandi ngo muri abagabo nawe nawe ngo muri abagabo ubwo ni brad of fair haleluya yagote noneho mufatane murebe umugabo wewe ndavuga n'ababyeyi nimwe naziye dore promotion zose z'urubyiruko abavutse mbere ya 94 ubu banashaje aba mbere ya 94 abavutse muri 94 muri 30 nabo bashaje risicyanura yo ubu muri murohereza yabo muri 2 murimo murohereza yabo muri 2 aba mbere ya 94 nibo barimo kubwira abangaba ngo bapfe Rwanda we no daraho bigeze bikavugwa n'uyu wenda data w'umusirikare da wenda kuko nawe yasinyiye gupfa wenda angana gutya simbese ariko pastori nawe bishop nawe reverend nawe kanoni you are excellent you are mercy you are grace you foolish very foolish no sense nawe tora segasere byo twagezeho buriya rero abanga u Rwanda opposition vraiment bariya nibi n'abantu batabara kwanga igihugu buriya kwanga igihugu rwose twebwe twara pastori yo nabari mara mamaza vous allez voir mugiye ndabasengera ngo mubirebesha amaso mureba aho ubugome bwanyu buri bugeze ababyeyi mufite abana mwakijijwe abatari bakizwa mugiye gukizwa mu mwanya mufata abana banyu mwabyaye buri bintu mubavaneho ibyo bintu byose babapakiye mu mashuri ngo abana b'abatutsi ngo bafite famille papa mama noneho ngo bakaboza ubwonko ngo bakavuga igisekuru kugera karinga ngo bijana kwa gahinduro pipi ya mibambwe rutarindwa ruganzu bwimba wow hizo ni imandwa ngo pipi imandwa zitiyego ye mwongere mudusubiremo igisekuru niki nyane twanezerana ya nitwa karibirateri papa ni karibushi wa noneho bikagenda ibukase nyine bikagenda noneho bikazagera kwa Musinga kwa Rwabugiri wabugiri hanyuma bikagenda noneho byagera kwa Rutarindwa bigakata ko Rutarindwa Mibambwe Rwabugiri wa Murorunkwere wa Munyejana wa Munyagihumbi wa urwana cyane nkotanye cyane hanyuma bikagera kwa Kimanuka wamanukanye ingoma n'ivyansi ati yego sha wowe abahutu ngo ntibabamo abahutu umenye mubajije uti igisekuru cyawe ni iki unavuga ntibukayire ntibindi ndabyibagiwe kandi sinshaka no kubyibuka I'm not sorry. Nani bandonye undwakaye ibu yishimira kasoho zicyo nshaka
promosiyo igomba gupfa, buri promosiyo yakatiwe urwo gupfa, buri promosiyo yakatiwe urwo gupfa, buri promosiyo bagomba kubera ubwoba nyine. None iyo wishe umuntu ubigicamuke nuko ngo Imana ngo ibazaga initi murumuna wawe ari ariko munyabyaha ukuntu asubiza cyane cyane wamenye amaraso cyangwa urimo kugambana cyangwa uri mu tuntu two kugira ngo umuntu amererwe nabi. Ndabizi ndi umurinzi wa murumuna wanjye, abo nibo bantu. Gahini yari umuntu wa gatatu ubaye mu isi. Ise Adamu yararemwe, nyina yari Eva yavuye mu rubavu rwa se, niba babanje kubyara. Nimwumva igisubizo. Ndi umurinzi wa murumuna wanjye, niko abicanyi basubiza disi. Ngo niba umuntu yagonzwe n'imodoka se, ariko umuntu wese uzajya apfa muzajya muvuga ngo ni FDL, ngo ni FPR vraiment. Buse amore très naturel. Ati cyo wakoze icyo niki wowe? Ijwi ry'amaraso ya murumuna wawe rirantakira ku butaka. Maraso yaberi murumuna wawe mwasonera kwa marataka. Warambuye ukuboko kwawe wica murumuna wawe uvusha amaraso agwa ku butaka. Aya niyo maraso y'ikiremwa muntu ya mbere yaguye ku butaka burayangu. Niyo maraso yavugije induru ya mbere y'umuntu, kuko iriya nyamaswa Uwiteka yishe ngo afunike buriya bwambure bwa bariya bateje ibyorezo. Ariya maraso y'inyamaswa ntago yatatse. Hatatse amaraso yabere. Atuhereye uwe Gahini ba Gahini bo mu Rwanda uzabigicamuke n'inzererezi. Iyo wamenye amaraso yituhinduka igicamuke n'inzererezi ngabo ari kugezaho nta bumuntu bugusigaramo, kuko iyo wamenye amaraso y'umuntu ayawe nayo kubera ko abayagiye ku isoko, ako kanya yawe abayageze ku isoko kare. Iyo umenye amaraso, kuko amaraso ahamagara yandi. Uwamenye amaraso azame umuntu wavushije amaraso nawe yazavushwa n'abantu. Niko formule y'ijambo ry'Imana imeze. Iyo umenye amaraso ayawe nawe abayageze ku isoko kandi abakiriya baba ari benshi. Yesu umwana w'Imana, abanyarwanda babaye gute? Iyo wagambanye nawe uba wageze ku isoko ryo kugambanirwa. Aharawe ibyo Imana se wabiheza? Iyo wabeshye ukabeshyera uba wageze ku isoko ryo kubeshyerwa. Noneho bakaza urabeshya none wowe ibyo uzazira ntabwo uzaba wabeshye, ahubwo uzaba wishyura. Ngiye gusubiramo abanyabinyoma bose babyumve. Iyo ubeshye ufite uwo mudayimoni ntumwirukane, ntarandukane n'imizi ngo uhinduke muzima, ujye ukunda abantu, ntubabeshyere, ntubeshye, ntuhimbahimbe. Uba wageze ku isoko. Isoko wagezeho uzi ryari ryo, ntabwo wowe uzazira ko wabeshye. Ako kandi icyo uzazira ntabwo uzaba wabeshye, ahubwo bazaba bakubeshyeye. Ngiye gusubiramo. Abakunda gukoresha ibinyoma mutega amatwi, cyangwa abakunda kwica, cyangwa bagira gute, wowe ukunda gukoresha ibinyoma ntabwo wowe uzazira ko wabeshye. Noneho uzazira ko bakubeshyeye, kuko uzaba urimo gusarura wari uri ku isoko. Wish aba yageze ku isoko. Uwangana aba yageze ku isoko. Bazamwanga yibaza impamvu Imana yamuremye. Uwiba bazagucuza wibaze niba warigeze kugira icyo ugira. Umva yabahisuwe mbega mana. Cyo kora no muri histoire n'ibintu byose nzi, dore ko maze amazuba menshi mu isi. Nibyo nasomye, nibyo numvise, nari ntarumva abantu, nari narumva igihugu gikangurira abana, nari narumva abantu b'abagabo n'abagore. Yego mama na potre nari ntarumvaho umubyeyi wabyaye ufite abana ababwira ati murumva yemwe ba
mwitegure nimukagira ubuzima mugakunda ubuzima bworoshye yego dadi buriya hanze hari abantu batwanga yego dadi bitwa abahutu n'interahamwe yego dadi rero mugomba gupfa mugomba kurwana nabo bakabica mugapfira igihugu ariko twebwe wenda twaba tukiriho tugasigara turya tunundwa niko nyogokuru yajyaga tunagira ibiryo twamushobereje avuga ngo ni munundwe umwana wawe uramubwira uti narakubyaye ndakurera uheka amarete ujya muri Green Hills ujyana na Colombier na Soleil du Midi amashuri bafite meza yego hanyuma none dore ndabona umaze gusoreka ndabona utwanwa twaje umushinga ngo ufitiye umwana ati yego dadi ugomba kujya ku rugamba ugapfa tati nugupfira iki buriya rero twaje natwe nanjye nari mfite imyaka ingana niyo urumva we mushenzi nanjye nari mfite imyaka ingana nkawe nize ngeze mu Rwanda ntago nize ugiye tujya ku rugamba bo tubare baratwishe nabi siko kuruza urumva kandi ujya mugira ibanga urumva none rero nanone abana baba babuto nanone barashaka kuza nanone urumva ugomba rero kurwanira igihugu ugapfa kuko iyo upfuye ujya mu ijuru iki cyuko FPR noneho yaremye ijuru uwo bushize yaravuze ko babaye uhoraho none FPR yaremye ijuru ntihagire ubeshywa ko ari ijuru ry'Imana data twinjizwamo na Yesu Kristo ntihari mwababyeyi mwe kandi abana banyu ababyeyi ndimo kuvugana nabo ab'Imana ishaka mwese mwebwe uyu munsi tugiye gusenga cyo gutabara Uwiteka n'ubundi nuko mutabara yego Uwiteka yatewe hari ugutegwa se kurenza uko hari ugutegwa kurenza uko nta gutegwa kurenza uko ni ukuri ibintu noneho batakibasha no guhisha no kugira ubwiru dore ko bazi ngo guhisha byahese barababeshye hari hanze nk'imyenge y'inzu ngo kuki koko umurage ukaraga umwana wawe urupfu nkuko nawe se yarukuraze ntubihagarike uti no abanjye bazabaho ndabakuraho ubukenya ariko uyu muvumo w'ubukenya nababwiye kuva kera nkiri no muri kiriya gihugu ndababwira ni iyamwaye bati iyamwaye yo guhagarika ibi bintu bati buriya ntabwo ashaka abajyambere na tekinoloji ntabwo ashaka kubona turiho tumeze gutya bari baratwirukanye none ku mugaragaro bagezaho bavuga bati bana bacu nimwemere mupfe nta kibazo muzajya mu ijuru FPR yariremye pe yariremye ntabwo meze neza ngutonyeho unzizina nibu nyishimira kemera ko micyo nsaba Yesu Kristo gusabye Rwanda Burundi na Kongo Yesu ngo bibe umwandu wawe gusabye Afurika n'Uburayi Yesu ngo bibe umwandu wawe gusabye Amerika n'Aziya Yesu ngo bibe umwandu wawe gusabye Sayani n'isi yose
bakundwa reka dusenge tugiye gusenga dutya tugiye gusenga tuvuga ngo Mana data abo ni ababyeyi mbere yuko dusenga ndagira ngo abo turi kumwe bari live n'abazumva ntiyazagira uzapfa gusenga ari mu idini atazi ukuntu formule zimeze menya neza ko wakiriye Yesu Kristo mu bugingo bwawe ko wamwizeye nk'umwana w'Imana amaraso yakakwezaho ibyaha ufite ubyihane kandi ntuzabisubiremo ubushize nibwo abahishuye barabizi ngo ko twagiye mu mwanya wo gucungura kugira ngo umuntu acungure ari nayo mpamvu umwanzi yarakaye ari nayo mpamvu nukuri mwami nukuri mfatira umutima rwose mfatira umutima pe mfatira umutima amavuta y'ubucunguzi nta iyatokowe ahitana nyirayo wenda nicyo abantu bakimenya amavuta y'ubucunguzi bimera nka Yesu Kristo ubu sinshobora kwibeshya sinshobora guhuga kuko niho umutima sinshobora kwibeshya ngo ntandukire igihango mfitanye na Yesu Kristo umwanzi yakwirijira agasakambura uko ashaka kuko nabamuhaye uburyo yemwe nawe ibaze waba wararuhiye iki Imana ikaguha chance yo kukubwira iti aya mavuta ngaho yakire ucungure ngaho cungura urubyaro rwawe ngaho kuko umuntu ngaho hagarara mu kimbo ngaho warangiza ukajya muzasabwe koko ubwawe ukirimbuza ukivanaho nabagukomoka ubu iyo mutekereza mwebwe buri disikuru yose kuva namenye ubwenge muri za 60 na kangahe ntago tungana ntukeneye kuva natangira kumva iyi radio mwumva ari Repubulika y'u Rwanda ivugira i Kigali ku murongo wa 59 no kuvuga kilohertz 375 disikuru mugiye kumva disikuru ya president hanyuma urubyaro rwacu rukazamera neza ibi dukora turabikorera urubza FPR rwose iravuga iti nuko tumeze ntago tukibihisha ntago ibi dukora tubikorera urubyaro turabikorera ngo bapfe urakira Yesu nk'umwami n'umukiza urasubira muri risengesho kuko wizeye ni Yesu gusa nta bindi wizeye noneho byature kugira ngo agakiza kagire valeur kuzure ati mwami Imana data wa twese Uwiteka Nyiringabo ari we turimo gukorana ubungu turimo gukorera mu mbaraga z'Uwiteka Nyiringabo mwami Yesu ndakwakiriye mu bugingo bwanjye nakwizeye mbabarira ibyaha byanjye byose amaraso yawe anyeze antunganye unyandukure mu gitabo cy'urupfu cyakuzimu unyandike mu gitabo cy'ubugingo urakoze data ko mbaye umwana w'Imana kubwo kwizera Yesu Kristo umwana wawe urakoze data ko mbabariwe ibyaha urakoze ko amaraso ya Yesu ambereye ikimenyetso gihamiriza na Satani ko ndi umwana w'Imana Mwuka wera ndakwakiriye ngo umbere umufasha umuyobozi imbaraga umujyanama underesha ibikwiriye unkuze kandi
niteguye kugukorera mwami. Haleluya. Urakoze kumpaye agakiza ku buntu mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Ngiye gusengera aba bakijijwe, aba bagiye kurengera abana babo. Data mu izina rya Yesu Kristo wera wa Isirayeli, Uwiteka Nyiringabo, turimo gukorera mu mbaraga zawe. Uri Uwiteka Nyiringabo, uyo uhagarariye ingabo, nuko ufite ingabo. Natwe twaje kugira ngo tugutabare nawe. Uniya systeme turimo. Twicomekanije n'ijuru. Turi mu ngabo z'ijuru. Haleluya. Uko nuko turimo kutureba. Aba bakiriye umwana wawe rero, ubarebe neza, dore ubarebe neza. Uyu mwana wawe waramutanze, uramutangaza mu isi, aza mu bye, abe baramubamba. Ariko akumara umujinya wari ufite uyu mwana w'umuntu arawukonoza. Haleluya. Umujinya wawe ujya mu maraso ye, arawukonoza. Niyo mpamvu iyo undebaho amaraso ukavuga uti mukobwa wanjye. Niyo mpamvu twese abakwizeye mwami Yesu, Data twese atureba akaba ari wabona. Umujinya wawe yarawukonoje, arawukonoza. Amaraso ye ntabwo yari ameze nk'ay'ibisimba, kuko yo yarorosaga, ntiyashaka gukonoza uyu mujinya wawe wari kirimbuzi. Ariko amaraso y'umwana wawe ayo yamennye kuva batangira kumukubita, ayo yavuye ku musaraba, kuva yavuga ngo birarangiye, yakonoje, yamazemo, yararanguje. Wa mujinya wawe wagiraga ukarimbura, yarawukonoje. Niyo mpamvu abatamwizera bose wa mujinya wa kirimbuzi ubajyaho. Niyo mpamvu abangaba bakiriye umwana wawe mu bugingo bwabo, bakaba bamwizeye, bakaba banabyatuye. We ndabarindisha rero muri izo mbaraga zazuye umwana wawe Yesu Kristo mu bapfuye. Ndabarindisha cyane ngo imbaraga z'ijuru, imbaraga zishobora byose, imbaraga z'Uwiteka Nyiringabo zigota abangaba batorotse Gehinomu. Uretse iri juru eferi yahinze, ndarishenye mu mitima y'aba bana. Ntabwo ari ryo, ahubwo ijuru ni rya Data wa twese. Haleluya. Yesu Kristo umwami w'abami akaba ari ufite urufunguzo, kuko niwe nzira, akaba kuri, akaba ubugingo. Ayiwe, abangaba ntihagire umunyedini ubasama. Mwami, ndarega abanyamadini. Umwami Imana bahane, umwami Imana hana abanyamadini barimo kuyobya abantu kubera ibintu by'isi. Abangaba mwami bamaze gukizwa, ndabagushinganishije bandikwe, uhite ubakimanzi mu biganza, kugira ngo hatazagira ubakuvunvunura mu kiganza. Kandi ndakwinginze, kandi unkundire, unyemerere, ubahindure imboni z'ijisho ryawe nk'uko ijambo ryawe rivuga. Urakoze mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Amen. Reka mbabwire, yewe muntu wigeze kuvuga Yesu Kristo mu kanwa kawe, waba ukina waba udakina,
ukaba warigeze uvuga Yesu Kristo, ukaba ufite titre, sinzi uko amatitre yiyongereye, ntabwo mbizi, ukaba uri umunyarwanda cyangwa umunyarwandakazi uvuga Yesu Kristo mu kanwa, ukaba ugiye kumufatanya no kwamamaza Kagame, no kwamamaza umwuka wa Kagame, ntabwo nzi uko uzamera, ntabwo nzi uko uzamera mu by'ukuri, ntabwo mbizi. Icyo nzi ni n'agahinda gashobora kubyara umujinya Yesu yaba afite, kuko icyo kigirwamana muri hehe mwebwe abazi Yesu namwe mushaka ko gutoroka? none ntabwo mushaka kurengera abanyu? Ubu nta kintu koko umwuka wera yakubwiye koko? Ititre waba ufite yose, ititre se ni ukuvuga iki? Ititre waba ufite yose, ubu koko muracyafite ibyo murengera? Ntabwo mubona ko bigiye gushwanyuka koko mwa abanyamadini mwe? Ntabwo mubona ko byarangiye? Mwaruhiye ubusa, mwaruhiye ubusa. Ariko uzikuruhira ubusa, kubura byose nk'agatimeni, kubura Yesu ngo ibyo ubihenebereze, ukabura ngo nabiriya murinda iki se ko bigiye gushwanyuka byose? Harinda nese ngo yo Imana itarinze, abarinzi ngo baba bagize bati, baba barindiriye ubusa. Imana mwarayanze, Imana irinda mwarayanze, inyembaraga mwarayanze, mwarayanze disi ngo muzikurira no kurwana. We ngoja sobere uri hehe wowe? Niyo waba umwe Pastor Revera ari Bishop His Grace Masi Foolish, simbisi, ntabwo mbizi. Mwanzi uburinzi bw'Imana ishobora byose, ishobora kurinda. Yewe we, murindisha nde? Murindisha nde? Wowe uvuga Yesu, wowe wavuganye n'Imana, wowe ufite icyo Imana yakuvuzeho, ukaba ugiye kwamamaza iyi spirit, iyi evil, mauvais esprit. Nawe ngo ndakubwiye muri he? Gusabye imiryango y'abahishuwe, Yesu ngo babe umwandu wawe, nanone ejo n'iki gihe nzabwira umwami icyo nsaba, nzabwira umwami icyo nsaba, nanone ejo n'iki gihe Ijuru wasabye umuryango wanjye wose, Yesu ngo tubu umwandu wawe, gusabye imiryango y'abahishuwe, Yesu ngo babe umwandu wawe. bene data bakundwa, Mana yanjye, muri hehe mwebwe mushaka kumaramaza? No, nimupfe kwisukira, mumbabarire. Muri hehe mwebwe mushaka kumaramaza? Mwebwe abanyamadini mwebwe, yo Mana yanjye, koko mwebwe namwe mwagurishije Yesu neza, mwaragurishije neza, mumugurisha FPR ku giciro kigayitse. Turango ngo sinzi ngo tuntu murinda ngo twutuze umwubatse, ndata we ko mwami Yesu no n'utuntu ngo murunda ngo twutuntu mugurisha Yesu. Cyokora mushobora kuba mwararushije Yuda ni shekeri 30, aryo ubunangaye. Yesu mwaramugurishije di, yego. Namwe muremera ijuru rya FPR di, yego. Reka da, namwe muremera ko FPR yabakoreye ijuru mwebwe.
mwebwe mwa pastori mwebwe naravuze ko nazongera kubavuga none ibintu by'abana sinzantu binkoze mwebwe ba bishops abapotro are ye mwese mufite abana kandi mwese nta n'ingumba yigeze bamo simbizi mwese nimubambike rero mwambike amadowadowa yego mwambike amadowadowa abasore barebare mujye kubica nyine umuntu atanga icyo afite umuntu atanga icyo afite buriya abantu turabarenganya ntukajye ngewe kandi izo ni romarike nyinshi nagiye mbona ziva ku mana iti kuki ushaka gusaba abantu ibintu badafite simwe si babiri si ijana si magana ngahe no mwumva ngo umuntu ngo hari ukuntu yabigenza ntabyo afite mwumva ngo umuntu ngo agomba ngo kunkunda ngo akankunda cyane kandi nta rukundo afite no umuntu rero yabibura ugasanga ngo umuntu ngo yakomeretse no ni wowe uba wikomerekeje rwose ose umuntu kugukunda nawe ubwe ntabwo uyikunda urasaba umuntu kuvugisha ukuri nawe ubwe aribeshyera abanyamadini mushaka kuvamo neza mukihana mukatura ibyo bivagabaka twa tuntu mwagiye mugurisha FPR ngo FPR murayitinya cyane namwe ngo mugomba kumira gahunda za leta no kongeza Kagame oye spirit oye ya papa alors qu'il est vraiment yo yaba hatari ishurirwa we abantu bavuga ngo FPR yakoze ijuru muri he mwebwe ndabizi ko hari bamwe muvuga muti yes narabyishe namenye ukuri ngo pfusha ubusa none naneshekaje gukenyuka reka mbabwire igihe kije ndetse kirasohoye abantu bari ubwabo bishore mu rupfu ubwabo biyahure di nukuri pe umuntu waruraho ari muzima atekereza neza wenda yifite itunyanga twe ariko tutamubujije kubaho avuga ati no ikintu kimuze mati no j'en ai assez de la vie ngewe je veux me suicider ngewe ndiyahura ibyo numva shaka kandi kwiyahura ntibigira formule ngewe ndajya mu rupfu sinshaka kubaho ibyo ni byuka bifata abantu ariko ntabwo ushaka ko bikuvaho koko birakuvaho di twagiye muri he mwigire hino musubire muri aya magambo murabanza mwipakurura ideni mwipakurura FPR mubirononse hanyuma muze kwa Yesu muri bashya murakunda se di cyangwa byarabasabitse ngo ibintu ngo bigisekuru n'igisekuruza n'ubuvivi n'ubuvivure ngo bikagenda ngo bikagira kwa gihanga bikagira ku ngoma bimaza abantu bigiye kumara aho abantu benshi urubyaro ye nguki no mwami Yesu yewe wa mugani w'aba West Africa moi tel que tu me vois là moi igisekuru cyanjye kiri mu maraso ya Yesu Kristo aho ngaho mwahinjirana n'unkomokaho wese ndinjiranamo n'unkomokaho wese ufite ADN yanjye wese ndinjiranamo nawe n'undi nawe hari abandi nabo baza kenge avuga ati ubu nanjye ndi umwana wawe uwo nawe turinjiranamo hari n'undi nawe uvuga uti ngewe ibyawe ndabyemera nawe turinjiranamo ntabwo byumva se clare ukuntu bikora birakora turinjiranamo yasi nawe babwiye se kudateranya nanjye aba akora mu gihombo uko ni ukuri kandi mugiye kubirebesha amaso uko niko bimeze nanjye ni faveri Yesu yangiriye nanjye ni amavuta Yesu yansize nanjye biri mu bihembo this muri hehe muri muze mwebwe mwari mwarayose bari barabagurishije nabo mwarigurishije inama ntiyumve atugenda ashaka gupfa reka inkuru yamamaye nyamara inkuru seko zarabagurishije beshe yakwiriye
yamenywe na bose kubwoko bw'Imana bwaguzwe kubwoko bwawe bwagambaniwe cyo nimunteraniriza bizera bose nizeye musabire mategeko y'abamedi n'abaperesi uyu munsi ndayavuguruza ndayirengagiza nsanga umwami ndirengera n'ingaruka zose bene data abangaba mwagambaniye Yesu ntago byoroshye kubwira umuntu ngo narakugambaniye ariko Yesu we ahora ateze amaboko ntago aratwara itorero niyo mpamvu abantu barimo gukora revive bakubita imicezo mu byaha ubukenya burimo kubabungamo ukabwira umuntu icyamukiza akaguhindura umusazi nukuri pe kubera iki kubera imbaraga z'ubukenya kubera imbaraga z'igisekuru kubera ibintu zamugose kubera ukuntu yabaye nukuvuga ngo ntago yumva ariko akanyurumva uri bwumva amatwi azibuke neza kuko niyo onction ndimo ya pasiteri revera umushumba bishopu aposo karidinari karipofori muri hehe n'aya mazina yanyu muri hehe koko murazira iki mwameshe kamwe koko mwagarukiye Yesu mwamugurishije kuri FPR ku giciro kigayitse mwagurishije amaraso Yesu Kristo koko muyahabicanye musuzuguza we mumucamazi kubera ibikorwa bya FPR avuga abana ku rugamba Apotre nawe ati abahungu banyu barakora iki koko kuki mubaha ice cream nibambarira urugamba nawe yarababyaye bohereze inzobe zisenye mwohereze yego mubohereze basige abagore batwite n'uduhinja tuvuga tati ndavuga tanti wowe sogokuru n'umwicanyi naso bimuriho kuko ibyaha by'ababyeyi nyine nuko bimeze tanti impuhwe zaragiye ntabwo ushobora kumena amaraso ngo ugire impuhwe ntushobora kugambana ngo usigare ufite impuhwe usigare uri umuntu no ntushobora kuba indiri y'ibinyoma ntushobora ngo usigare uri umuntu no usigare uri ntacyo nikopa no tout va bien qu'est-ce qui va muri hehe mwebwe abari bazi Imana muri hehe murasubira muri risengesho ry'umuriro ariko uramenye ntuzabisubiremo uramenye ntuzasubire muri bya bindi uramenye urasubiramo niba wari warabivuyemo kubera utuntu two gutinya mumbabarire biragarutse umuntu wavuze Yesu umuntu wakoreye Yesu umuntu witwa ko akorera Yesu akaba agiye kwamamaza Kagame spirit kandi mwabantu musubire muri aya magambo mwebwe bana b'ubugingo mwarabyishe nubwo mwari mwaramenye ukuri mwarabyishe ariko no ukuri umva reka mufunguka amatwi neza ntago mugomba gukenyuka no ukuri ntago mugomba kwiyahura no ukuri ntago mugomba kwemera uyu nguyu koko pastor niba koko warakoze n'ibyaha birenze niba uruzi ko Yesu ariho uzi ko agakiza kabaho niba uruzi ko ijuru ribaho ibyo ngibyo ntago byari byagenda kuko uremera aya magambo y'uyu mugome uvuga ngo bafite ijuru koko ngo abana ngo iyo bapfuye ngo ku rugamba ngo baba bagiye mu ijuru usura byemera aho usubira muri aya magambo mwami Imana nje imbere yawe naracumuye nakoze ibyangwa nawe nakuguranye indonke nakuguranye ubwoba bw'imibereho narakumenye
nzi agaciro kawe, mbabarira wivuga izina uti jyewe kanaka, mbabarira mana, mbabarira naragusuzuguye, mbabarira narakubabaje, mbabarira naragusuzuguje, mbabarira natanze ubuhamya bubi, nabaye ntago nabaye icyitegererezo, natukishije izina ryawe mwami Yesu, mbabarira. Ngarutse mu murongo kandi nzihana ku mugaragaro, nzabyatura ku mugaragaro. Subiramo dore ko mwanga kwatura ku mugaragaro ngo bamugarida ngo la noblesse, ngo ibyo ntubivuge, ngo la noblesse, ngo abantu baba noble, ngo imfura plus ngo bihana nk'abandi ngo barya batabumbuye umunwa, babandi ngo ikanya kugira ngo bayisohekemo, gemba nasamye ikanya kugira ngo ubwo n'imfura ngo bari kumeza, ikanya ngo kugira ngo bayoherezemo, mbese umuntu urwana n'ikanya, abo so de noble ariko iyo akaba arwana n'uwo munwa niyo kanya, ariko amaze kuniga umuntu. Bwira Imana uti nzatura ko nari umunyabyaha, nzabyaturira abandi kugira ngo bikore, nzabyatura, ndakwinginze Mana, mbabarira undokore, nkiza ubukenya bwansatiriye, mbabarira, ubabarira abanjye. Ntabwo FPR ifite ijuru, bivuge, subiramo. Nta juru rya FPR rihari, ijuru rya FPR vuga ngo ni kuzimu. Niba waratangiye kwamamaza Kagame Spirit, bivaneho. Niba wararahiye ndahiro urupfu, yivaneho, byiyambure, bifite remote, muraba mureba ko hari igisigara. Wowe vamo uguti mvuyemo mwami, mvuye muri system, mvuyemo mu izina rya Yesu. Amaraso ya Yesu anyezeho systeme, anyezeho kwamamaza Kagame Spirit, anyezeho ngira ubwenge buzima butekereza iby'umwuka. Haleluya, ne kwiyahura, haleluya, ariko uzi umuntu wishora kuko abwira abantu ati ngaho ndi imbere ubu ngewe, bati bite, nje gupfa. Yewe data we, kaze mboga zizanye. Uyu nguyu arimo aravuga ngo niba pfa ngo barajya mu ijuru, abana bakuzura urupfu, abantu batari bagira n'imyaka 50, nanjye ngo 50, abantu batari bagira n'imyaka 35, nanjye ngo oh no. Iyi sengesho rirakomeza kure mwebwe ba pastori, mwebwe uyu buti ndiyambuye system ya FPR, niyambuye, nagize ubwoba bw'ububwa, nagambaniye amaraso y'utariho urubanza, kandi jewe waranshunguye mwami Yesu. Merove sincere. Aha, imfura rero nazo zikomba kuba zizi ngo no kwihana. Wiriwe Yesu, bro narinje imbere yawe nduwo kwa Gahindiro, nagira ngo nkuko babitugiye nihane rero kerero undi umujura, ariko ntihazagire ubimenya. Narasambanye ariko uzambe mu Mana, here gutugirira ibanga ko turi imfura, nawe uri imfura, ko rero uri imfura nanjye ndi imfura, turi imfura twese, ntitukajye tugaragara nabi jewe nanjye hanze. We hako muba mukina nani koko, murakina nani mwebwe murakina na Gahindi Imana yagize, Imana we yabambye, murakina nabyo. Wewe yashoboraga no kurimbura isi mu munota umwe gusa, harakinnye murakina, birabarenga, murakomeza murakina kuko adahita bica, ntabwo ahita bica kuko ni Imana y'imbabazi, ariko zigeraho zigashira.
ubuntu bubarinda nabwo bubatabara bugeraho buti stop. Yes, noneho mukagira ikibakingira kikavaho kubera kusomborotsa, guhora musomborotsa, guhora musomborotsa. Vuga uti mbivuyemo. Gisekuru cyanjye ni cyawe Kristo. Gisekuru cyanjye ni cyawe mu maraso yawe. Nge nabanjye nimwe duhishe. Haleluya. Yes. Uwo binaniranye uri inyuma mu gikari. Aze tubyenga. Witeka harabashakasha. Yes. Harabashaka gukiza, niyo mpamvu meze ntya. Niyo mpamvu naje muri niyo mpamvu arimo no kunshira amarenga tumva noneho bahimbye ijuru. Bihimba ijuru. Vuga uti gewe kanaka uvuge ipeti ryawe sinza kugeze ubinyugeze muri highness. Cyabugufi Imana igukize. Gukiriza n'abawe maze kusohorese ibyo wandikiwe. Ntabwo wavutse kugira ngo ube bure. No. Mubwiti ntago ndi bure. Numbabarira. Ikimenyetso cy'amaraso yawe kikangaragaraho. Sinzongera. Ndahita nza mu mugambi wawe nihuta. Ninjirane n'abanjye. Nka kwa kundi ngewe nabikoze. Ubikoreho reference. Uti nka kwa kundi yabikoze. Aba muhuje ADN ubinjize. N'abandi bakwitirirwa nabo ubinjize. N'abemera vision ubinjize. Buri wese ukwemera, buri wese unyamera n'uwemera vision. Boss ndinjize. Bakagira ikibakingira. Ijuru rikahabamba. Keretse uvamo nta mpamvu. Vuga. Vuga nawe umwuka wera kuzure kandi akubwire n'ibindi byo kuvuga. Yes. Haleluya. Ndaje mbasengere. Yes. Nicyo nsaba niba ngutonyo mumbabarire muntu uziko yatuye ko Yesu Kristo ari umwami n'umukiza we. Amaraso yakamwiza ibyaha. Mumbabarire iki kintu kiraje kiramenye ndumva umutwe usadutse. Ntimukire. Uziko yavuze gutyo. Akaba ari mu bintu bya FPR. Arimo kwamamaza. Akaba arimo kuvuga igipfura yibari gipfurumba yiba gipfura. Igisekuru cye kikaba atari cya Yesu. Ntabwo mbese kemera ko nicyo nsaba nanone ejo nk'iki gihe zabwira umwami icyo nsaba. Ntabwo Yesu ashaka ko umuntu amuvuga ngo agire n'ibindi amuvugana nabyo. Claire. Ntabwo ifuhe rero. Ifuhe rije ryaka umuriro. Ifuhe ry'ubucunguzi. Ifuhe yibutse imibabaro ye. Yibutse imibabaro ye. Yibutse agashinyaguro k'umwana w'umuntu. Arakibuka. Urimo uratuma akibuka agashinyaguro ukazana ibintu by'ibitakataka imbere ye. Mesa kamwe jya mu bitakataka cyangwa ujye kwa Yesu. Bitabaye ibyo uraza n'umujinya urenze uwo kuba wari wibereye kwa babinga ba Nyundo. Byangombe ry'ababinga ba Nyundo. Abari kwa babinga ba Nyundo bafite uko bagenda bategereje ubuntu. Ariko wowe wabonye ubuntu urabusuzugura, ubuntu bwitumaho, ubuntu no. Uremeza Yesu. Uremeza babinga ba Nyundo. Imandwa. Yes. Bas. Mwami Yesu. Ngaha ku mugaragaro ndabivuze. Ibi ngibi bubuko nguko. Kuko ibi bintu byakaguru kamwa. Akanda. Ngo ntabwo bazayimenya parce que moi je sais cacher les choses. Et d'ailleurs moi je suis quelqu'un. Tu n'es rien. Ni nayo mpamvu mu kanya gato umwuka agize gutya ngo umwuka yitugenda ngo agiye ngo yitabye Imana hewe waba witabye
waba witabye waba ugiye muri iri juru rya FPR iri ngiri niho waba ugiye hano mudasubiza Yesu kwibuka imibabaro ye mutongera gutuma Yesu yibuka imibabaro ye y'umwana w'umuntu ukuntu yamusuzuguye mutongera kumujomba mutongera kumwibutsa mwitongera kwibutsa Yesu ubusa yambariye imbere y'isi ku manywa saa sita izuba rigahunga izuba ryahunze ubwambure by'umuremyi ukwezi bya inyenyeri zinyura nabo ibitare birasatagurika bibonye ubwambure bw'uwabiremye umuntu areba ubwambure bw'uwamuremye urimo urareba ubwambure bwakuremye wowe birakomera zabwira umwami icyo nsaba nanone ejo nk'iki gihe nanone ejo nk'iki gihe zabwira umwami icyo nsaba zabwira umwami icyo nsaba nanone ejo nk'iki gihe. Reka mbabwire yemwe bantu murimo kuvangavanga murimo muratuma Yesu yibuka imibabaro yagize sinzi impamvu umwana w'umuntu adahitamo kimwe sinzi impamvu ahari mwami Yesu iyo nza kuba narumvise ibyo ubu ngubu twumva cyangwa tubwira abantu iyo nza kubyumva cyagiye nari mu bwicanyi nari mu busambanyi nari mu bujura nari mu igihe cyose nabimazemo ubuto bwanjye bwose bukaba mu byaha nkabona agakiza nkuze iyo mba narumvise nari kumera nka Tiro ni Sidoni iyo Tiro ni Sidoni koko kiriya gihe koko iyo mbwirwa ibyagowe Tiro ni Sidoni koko ntabwo koko nari Sodoma na Gomora ntabwo mba narihanye mbere umuntu akagira agakiza akabona Yesu ari umukecuru yaraceje piga dance muvuma gusa Yesu ubuntu wangiriye ntabwo nzagupfusha ubusa narindushye niyo mpamvu umuntu urimo kubukerenza niyo mpamvu meranye niyo mpamvu mbameze nya umutwe urasadutse mu mwanya abavanga barimo barajomba Yesu barimo baramwibutsa aravanga aravuga ati eka ntabwo ndeba ndi imfura reka kandi n'ubundi ivatorere Imana yacu rero n'inyembabaze urumva ese ubwo nshiriye urubaza nkande niko Imana n'inyembabaze cyane kuko Imana irasirimutse cyane kandi izi gutandukanya ikiza n'ikibi toka we gusa shaka kuvuga iki murashaka kwibutsa Yesu imibabaro yagize murashaka kwibutsa Yesu isoni yagiriye kwa Ana na Kayafa baraba pastor icyo gihe nibyo murimo guhiga gukorera imiryango yanyu mubeshya ngo mukunze murashaka kumwibutsa isoni zamubumbiye imbere ya Pilato barimo kumukiraho imyenda bamukira amacandwe basunika nk'abasunika ingorofani nibyo mushaka kumwibutsa murimo muragusuzugura mukamusuzugura FPR ngo gike murashaka kwibutsa Yesu bamushoreye inyabihanga abantu yaremye n'isi yaremye murimo murabimwibutsa yego de murimo muramwibutsa bamuhambuye imyenda yose barayimwambura yose bakubita imisumari mu biganza no mu birenge nibyo urimo kumwibutsa sha yes nutabireka nutava muri ibyo urimo Yesu arabyibuka nani banonye
ntabwo ushaka kujya mu bubyutse my friend. Ububyutse bwaje disi uretse ibimenyerewe. Tugiye gusenga, ngiye gusenga, nawe usenge, nawe wisengere. Ntabwo nzi uko biri bugende, ntabwo nzi ibyo uri buvuge, sinzi ibyo ariko ndizera ko utari muri babandi bashobora kuba bibutsa Yesu ikimwaro n'umubabaro yagize. Uwiteka Mana Nyiringabo, uwera wa Isirayeli. Imbere yawe niho dutsindishirizwa abakwizeye. Aka kanya ndimo kumva ibintu bindya, ndimo kumva ibintu bindya. Abitirirwa izina ryawe abantu bandiye, hari abantu bandiye. Mana babarira abangaba basabye imbabazi. Ndakwinginze kusanzwe unyumva, usanzwe unyumvira. Abangaba basabye imbabazi, ntuzongere kwibuka iri shyano ryabo ukundi, ntuzongere kwibuka ibyaha byabo ukundi, ntuzongere kwibuka ibinyoma byabo ukundi, ntuzongere kwibuka ubwicanyi bwabo ukundi, ntuzongere kwibuka ubugambanyi bwabo ukundi, ntuzongere kwibuka ubugome bwabo ukundi, ntuzongere kwibuka ibibi byabo. Abangaba baciye bugufi, nyumvira, uranyumvira. Kuri aba baciye bugufi batazabisubira, uranyumvira. Aba ni iminyago tugomba kwinjirana mu isezerano. Ni iminyago. Uranyumvira, ntabwo wivuguruza. Warambwiye gusa unyumvira, anyumvira. Uranyumvira kandi urabakizanya n'imiryango yabo, urabakizanya n'imiryango yabo, urabakizanya n'abana babo. Ntabwo abana babo bari bujya mu rugamba, ntabwo bari bujya gupfa, ntabwo bari bwiyahuri. Ikintu cyo kwiyahura gikureho kuri uyu nguyu uje imbere yawe agapfukama akavuga ati narakubambishije. Ayiwe ndakwereka aba babyeyi, aba bagore b'abapfakazi n'abagabo bafite abana babo, nabo barimo barabwira ngo nibagende bapfe ngo bajye mu ijuru. Uyu mupfakazi kakuri imbere, ijambo wamuvuzaho nirihese ngo uri umugabo we. Rokora umugore wawe rero, rokora umugore wawe, abana be ntibamusheho. No. Nge nawe tubyange, twemeranywe tubyange. Nge nawe mwamana, uyu mupfakazi bashaka kumuraho abantu n'abandi bazamu, ari umuvumo gusa, yikora amaboko nawe yiyahuri, nuko harimbuke benshi. No. Nge nawe turabakura mu kuzimu, nge nawe turabakura mu kuzimu. Nicyo washyiriyeho iyi gahunda, nicyo washyiriyeho amasengesho, ni ugukura abantu mu kuzimu, ni ugutabarana nawe, ni ukurwanana nawe, ni ukugutabara, kuko ukeneye abagutabara, ukeneye abantu, ukeneye abushyira mu ngabo. Nge nageze mu kera mu ngabo zidatsindwa, zitigeze zitsindwa. Haleluya. Ndagushimiye, ndagushimiye kubw'aba bagore, ndagushimiye kubw'aba abagabo. Ariko Mana yanjye we, abantu bogeje, abantu batangiye kwamamaza Kagame spirit, imbabazi zawe zibajyaho. Ubahishe babure, bajye babareba babure. Kuko aba bose barimo kuririmba, kuko aba bose barimo kwamamaza, kuko aba bose barimo kwamamaza Kagame spirit, kuko aba bose bumva ngo amatora bose bagiye gushakwa babure. Ayiwe mukabera we, yo iyaba. Ariko ubugewe nawe nta kuntu twafata abangaba. Ye nawe uwihannye akamaramaza, uhita umuhisha. Haleluya. Uwihannye
ugaruye akenge kuko ubwenge bwabo buriho ibintu ugaruye akenge haleluya ntabwo barimo gutekereza neza kubera amvutema kubera amaraso yuzuye kiriya gihugu amaraso yaragiye ajya mu bwonko bw'abantu azimagiza abapasitori azimagiza ababishopu azimagiza ababishopu azimagiza abapotere azimagiza arabazimagiza bose mwami Yesu ngo bari muri gahunda ya leta nuko mana urabireba nyine urabireba none barimo barakwibutsa ukuntu wapfuye kandi urimo kubireba barimo baragushorogotora ni nk'aho bakubwiye bati gusku gira icyo ukora se wowe se wakora iki kandi dufite RDF sinzi ibintu mvuze wowe niba wirataga RDF hita uvuga uti RDF zero nothing useless homeless gera vuba kuko il va être décimé et on n'en parlera plus. C'est fini. Vamos. Tandukana n'abarimbuka, tandukana n'abigizi bigirwamana, tandukana n'abo basenga bigirwamana, tandukana kugira ngo ubeho ugire icyo umara muri izo. Ijuru rikwishimiye rikwirata rivugira uti dufite umuntu w'umukiranutsi mu isi witandukanye ratagataga. Rakoze mama. Aha hari urokoye Kristo, hari urokoye. Yes, nicyo mbereyeho. Kiza ubwoko bwawe babisha udukize mwene hamadata uwo ni hamano mwagaji umwanzi wawe n'ubwoko bwawe iba ngutonyeho ka unzizina nibu nishimira kemera ko micyo nsaba gusabye Rwanda Burundi na Kongo Yesu ngo bibe umwandu wawe gusabye Afurika n'Uburayi Yesu ngo bibe umwandu wawe gusabye Amerika na Aziya Yesu
haleluya. Bene data bakundwa, ndumva twasoza hari igikoretse mu isi y'umwuka, kandi Imana yacu ni umwuka, jambo ni umwuka. Haleluya. Rigomba gusohoza icyo ryatumwe. Uyu munsi rero n'ubuntu twagiriwe, hari ibyo Imana ikijije, hari abirokoye n'ukuri. Haleluya. Abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana, niko turi. Haleluya. Kuko umwuka wacu ahamanya n'uw'Imana ko turi abana b'Imana. Rero naho kwa kane hagati ahangaha, bene data, Imana ibaha umugisha abarimo gusenga ubutitsa, abarimo gusenga ubudasiba, bahishuye. Imana ibakomereze mu buntu bwayo, kuko turimo kwambuka, ntabwo ari ibimenyerewe. Oya, turimo kwambuka. Urumva rero kwambuka, iyo abantu bambuka, hari igihe nyine ya ibintu biba imizigo etc. gucekingwa, kuko ngo none se urinjira ute, urinjizwa nande, urinjirana iki? Ibyo nibyo tuzarebera hamwe ubutaha. Uyu munsi wari umunsi ni ukuri wo kugira ngo Imana yirokorere abantu bayo. Haleluya. Rero naho ubutaha kwa kane kuri iyi saha, mubwire n'abandi baze tujye tubana live, kuko live hari ikindi kintu irusha kuzumva message yarangiye. Live reka mbibabwire, kubana ni kimwe nkaho twaba turi kumwe ako kanya. Ayo mavuta y'ako kanya akugeraho kuruta kuzategereza kuzumva, kuruta kutegereza ngo ikiganiro kikugereho cyarangiye. Rero ubutaha kwa kane ndizera ko tuzaba turi kumwe nanone, kugira ngo Imana idufunukurire agaseke izaba yatubikiye. Ishimwe iteka ryose. Ariko turimo gutabara Uwiteka, tugatabarana nawe. uwo ninde ucokoje rurema, ukomeje kumwicira abana, ataziko tubereye maso, ninde ukomeje kumucokoza, ninde ukomeje kumucokoza. Narosubira mbiwe cyane, kurambiwe agasuzuguro kabamwe bisumbukuruza, bashaka kukugamburuza. Narose wemeye ziragenda, ziratera zirasiriba, zasiga n'uwa kirazira. Rema nabigenze bite, uwo ninde ucokoje rurema, ukomeje kumwicira abana, ataziko tubereye maso, ninde ukomeje kumucokoza, ninde ukomeje kumucokoza. Narose ntawaguhagarika, niyo yawaje cyangwa se undi, ngo niyo twabirangana iki. Warahiye ko nta kabuza, waravuze uravuguruzwa, warageze uragereranya. Igihe cyawe ko cyageze se, tarabawe baraba bande. Uwo ninde ucokoje rurema, ukomeje kumwicira abana, ataziko tubereye maso, ninde ukomeje kumucokoza, ninde ukomeje kumucokoza. Narose nanjye nyoboye ingabo, zigomba kumvira Umuremyi, ibizabandi ntibindeba, kuko jye natumwe n'ijuru. Narose bitakira amabwire, narose bitakira n'inzozi, narose none hari impamo, narose bitari ukurota. Uwo ninde ucokoje rurema, ukomeje kumwicira abana, ataziko tubereye maso, ninde ukomeje kumucokoza, ninde ukomeje kumucokoza.
narose mbona ubyukurutse mwami nabonye uvuye mu birindiro ko mbona mwigabye ntwarane hari ikiri busigare narose nkangurira bose kwinjira mu buhungiro bahungire muri Yesu Kristo kuko nta mahitamo bafite uwo ni n'ucokoje rurema ukomeje kumwicira abana atazi ko tubereye maso ninde ukomeje kumucokoza ninde ukomeje kumucokoza uwo ni n'ucokoje rurema ukomeje kumwicira abana atazi ko tubereye maso ninde ukomeje kumucokoza ninde ukomeje kumucokoza uwo ni n'ucokoje rurema ukomeje kumwicira abana atazi ko tubereye maso ninde ukomeje kumucokoza ninde ukomeje kumucokoza ninde ukomeje kumucokoza buri wese urugero rw'uburinzi bwe mu izina rya Yesu Kristo amen.